kiraho umucyo kubera yuko niyo haba mu bundi buzima ngewe na Ndahiro Valens Papi ntago tuzigira duhuza habe namba, ariko ubwo ni kibazo cyanjye nawe kiri personal. Ariko reka ngaruke ku muntu bita Ndahiro Valens Papi, niba bishaka azicaye kuri kamera ye narangiza ansabe imbabazi cyangwa se agiye gute ibyo bintu abyihorere. Cyangwa muribuka hari umukobwa wapfuye mu Rwanda, ntago numvishe neza, buretse gato apfa yishwe na channel imwe yo mu gihugu cy'u Rwanda. None utekereza ko bageze ku rwego rwo guhabwa amafaranga kugira ngo banyandarike asigamubaze, urumva ntabwo uratanga ikirego mbere ibyo byose nkabimenya. Turirwa muri kure ntabwo wamenya kuruta nyir'ubwite ugira imbabazi z'umwana kumurusha nyina abashaka kumurya. Wowe ni so, yewe ntabwo ari data. Nkuko ari so wawe rero, papa wahagurutse nayo kubwira ijambo ry'abasaza turishima. Mu gihe yakavuze ijambo ry'abasaza ngo mwamuhaye inkoni yo kunkubita, nawe se urumva nagufata nk'umugome ngafata iso wawe. Waramuhaye inkoni yo kunkubita, niba waramuhaye inkoni yo kunkubita utaramuhaye inkoni izajya kugira inama akaba ari yo gukubita abantu, ubwo se urumva koko je wambure n'iki? Oya, ibyo bintu ariko ntugafata amata ngo yasomeze amaganga. Ntabwo rero wakagombye kubahuka abantu b'abasaza. Ntabwo ngo iyi nkoni mu rwego rwo gutera ubusa. Ndavuga inti ubu rero se biradiyo nikongera kugira zagukubita inkoni bamaye. Ariko ntabwo mbere yo kurwana abantu ahubwo nge ntungurwa n'abantu babaho nk'ibifura batazi ikintu kijyanye no gutera ubuse. Urahinduka turirwa muri kure ntabwo wamenya kuruta nyir'ubwite ugira imbabazi z'umwana kumurusha nyina abashaka kumurya. Nyuma yo gutahukwe bakarya inyama bifuza bagakora ibyo bashaka byose, ubu batangiye kuba basubiranamo. Ni nyuma yaho witwa Ndahiro Valens Papi agize atya yarahawe inkoni no yita umuhungu cyangwa yaragiye guhagararira ngo aze kubera papa mu bukwe bamwita Eminyawe, aza kuba yagira cyangwa amukubita inkoni. Akimara kumukubita inkoni y'abasaza Nkunda aravuga ati mu rwego rwo gutebya reka nze ntebye n'umwanzi wanjye, kandi baravuze ngo burya ubyina mu banzi ntazamura amaboko. Rero Ndahiro Valens Papi yibagiye ko umuntu agiye kubwira bafitanye amakimbirane kandi y'umuzi, arangije aravuga ati buriya ntabwo bizi, nshobora kuba narambura iyi nkoni nzagira ntyenye kubita uwitwa Sebiradiyo. Sebiradiyo y'ibyuma nawe ngo ashake mikoro aze kuba yagira atya ngo ahite asubiza uwitwa Ndahiro Valens Papi, ariko baza ko bagira batya barayimwima. Ku ruhande rumwe rero na nyiri kubatumira navuga ko ari umuntu utaritwaye neza cyane, kuko akomeje kugenda bakuramo icyitwa content guhera ku munota wa mbere bakivuga ko uyu witwa Eminyawe yaje kuba agira atya rero ngo bakamuzanira amakariso yacitse mu bukwe bwe. Ibintu byamubabaje cyane, ngarigo ayo makariso yayazaniwe n'umwe mu bakobwa rwose, n'undi umugore we yari yaje kuba agira atya aratumira, ariko uyu mukobwa mu kumutumira ntabwo yaje ari wenyine, yajanye na kantu nakita ngo nakadawa, arakazana rero ngo aze kuba yagashyikiriza umugore we Minyawe. Nuko namara kukamushyikiriza ibintu bite bihinduka ibindi, ariko mu kuhagera yasanze Uwiteka yamutanze kuhagera. Nuko dawa akizitanga zanga kuba zagira zitya ngo zikore, ahubwo bahita bamucakira baramubwira ati gashahurwa ibyo wari warigize urugiye kuba watwemeza. Bamufashe batyo rero nuko ibintu birangiye, ariko uwitwa Emi yahise yitereka mu iryo joro atangira gukora ikiganiro. Ariko hano afite abajene babiri, harimo uwitwa Ndahiro Valens Papi ndetse n'uwitwa Pastor Korode aka Sebiradiyo. N'akazina bamwise rwose, ariko numva atarakazina ko kwita kubera yewe amupapa nyamurira nkabona ubusesenguzi bwa danje afite, nkabona uburyo ajya kuri itangazamakuru rya kinyamwuga, nkabona ibintu byinshi cyane akora, ubwitange, uburyo yiruka mu nkuru, niba abonye inkuru arayikurikirana mpaka, kandi niba abonye n'icyo kinyoma aragikurikirana, dore ko hari n'abantu benshi cyane bagiye bamukunda cyane bitewe n'uburyo agira atya agakurikirana inkuru. Nanjye nicyo kintu mwemeraho uyu mupapa rwose, ariko wamuhimbye Sebiradiyo nawe sinzi akazina numvisha yamuhaye di nako gasekeje ariko hano ku mihanda rero ibintu biba birimo bishya. Nuko rero nawe abagize atya bamukubise akandi kazina, ariko ibintu ubu ngubu biracyakomeye. Ariko navuga ko aba bagabo bombi barimo barapfa ubusa bukomeye cyane, ariko bakaza guhura n'uwo nakita nk'umuntu utari umuntu mwiza rwose, umuntu waje kuba yabatumira nawe abacuruza buri kanya, kandi ndakeka ko biri atari byo bintu yakagombye kuba yakora, keretse niba ari byo yahisemo nyuma yo kubona ko gukoresha ubukwe bumubazemo isene, akavuga ati noneho reka nze nkwereke nze ngunganishe abanimitwe
cyangwa mukaba mwarabipanze wenda kubipanga byo mukavuga muti twebwe tugiye kuza dukora content iyi ni yavuge musubize gutyo gutyo byaba ari sawa, ariko muramutse mutarabipanze n'uyu nguyu yabatumiye mu bukwe bwe bakaza bakarya, bwari ubukwe nabonaga burimo n'ibintu byiza, we hari harimo icyo kurya cyo nabonaga abasaza bihaye akabyizi baze kubitipura rwose baragenda gucinya akadiho, byari ibintu biri sawa cyane rero. Ariko nanone ikindi kintu nyine nagaya uyu mujene yiba hostinga, niba azi ko ibintu biri seriye egereza aba basaza ugenda ubashyira ahantu ubungu bicaje, none numara kubicaza ugira ute uze kuba wakemurikiye ibibazo cyabo kize kuba cyarangira. Ariko niba ari ibintu bigize ntabwo byaba ari sawa rero cyane. Ubu rero nyine umuriro wamaze kwaka hagati ya Ndahiro Valens Papi ndetse n'uwo bitwa Pastor Claude, umuriro wahatse rero haragurumana harashya, ibintu ntabwo byoroshye, ibintu byakaze hano kuri no mihanda. Mwabantu mwe hano abantu babisize insenda akavuga ati njyewe ngomba kuzageranya nkaguhereza bene wanyu nigaramiye. Ariko ibi biganiro mugani wa Scovia hari ibiganiro muzajya mugira mutya mu bihunge mwirukanke mwabasaza mwe namwe mwa papa mwe muvuge muti ibiganiro nakoze bimwe biranyirukanza, mwirukanke koko mwirukanke nsigare mbarebera mvuga nti narababwiye da mwanga kunyumvira. Ariko nyine ikiza ntago ari ukuya mugomba gukora kinyamugabo, nubwo abantu benshi cyane ubwo ntago bajya bakunda nyine abantu babagira inama akavuga ngo uyu nguyu ngarangira inama ibiki n'ibiki, ariko buriya umuntu ugushuka ntago uzamunanira. Kandi ndabizi ko n'abantu bakurikirana za YouTube n'ibiki byose nabo bakunda inkuru zigize zidafite ubusobanuro nyine z'inkuru marabitsi, hano barazikunda sinzi impamvu, ariko ugasanga ariyo si tugezemo nyine tubaho abantu bumva kumva ibintu biri seriye cyangwa kumva ibintu bishobora kuba byabagira umumaro n'ibintu bumva batagikeneye. Ariko iyo harimo akantu k'itiku sinzi impamvu abantu bose bagira bate bakumva neza cyane, akumva arimo aragakurura neza cyane, akumva arashaka kukumva. Ariko nyine wakora akantu karimo nk'ubwenge ugatangira kubatoza ibintu ni iki, yego watangira kubatoza ukabona nyine abantu ntabwo bari kugira bati ntabwo bari kubikunda. Ariko ubwo niyo si tugezemo, niyo twisanzemo aho umuntu akeneye ibintu nka biriya, abantu baza agatongana, abantu b'abasaza n'abantu badafite umunoza, ukabona ntabwo ari ibintu bisawa. Niyo mpamvu inzego zijya zigira zitya zikavuga ziti mwebwe ngiye kubashakira akanyafu, mwebwe mwirirwa musakuza ku mihanda nze bashakira akanyafu nze mbacisheho ngo pya igeno gahita gukozamo ukabanza ugatuza. Hari abantu benshi cyane mwabonaga bajyaga batya bakanika abandi neza kamwanika izuba riva cyangwa ritava, haba mu gitondo haba sangahe no ku saa sita cyangwa ku izuba rya saa sita, nabwo akagira icyo kumva yamwanitse ukibaza aba bantu bimeze biti byabo ibintu byabo bimeze bite. Ariko byaze bikunze nyine urwego ruba rubikurikirana, ruba rubareba gake gake, rubarebera mu madorobindi babihoreye, ariko ukajya kubona ukabona caki akaba aragufashe ibyo wigize ngo njya gusobanura ibintu wavuze, wagerayo ukarya indimi bagahita kugatiba wicaye hariya. Rero banza ufata akaruhuko. Buriya niyo umuntu yayagaye yumva ibintu mu mutwe byayoberanye, undi agomba gufata akaruhuko mbere se wacyara akabanza akitekereza, kuko buriya uramutse adafashe akaruhuko ushobora kujya kubona ukabona aratombotse, zikaba zirasosiye burundu, akaba aguciyeho yirukanka, imyenda akaba yifashije hasi, iy'imbere nayo akaba yifashije hasi, akaba yirukanse kandi ibintu byose byatangiye bireba. Ariko iyo umuntu ajya akicara agatuza akaba atuje gake gake, nyine ibintu bigira bite bijya ku murongo. Nawe papa rero ntabwo icyo nabifuriza ari ukujya gufata akaruhuko, ahubwo bo nibagire batya biha akaruhuko, bavuga bati niba ari content turi gukora, izi content nta kintu zigisha, nubwo ari content zicuruza abantu barazikunda. Niba uvuze ati nuza ngiye kumubaga, abantu bose barahita baza bafungurura ubusamirizi bwabo bw'uburadiyo, waba ufite agatelefone k'injyama no kugira ngo ajye kukumvisha ibintu bizima, agatajya kukumvisha ibyo bintu by'amatiku. Ufite iPhone yaguze mu miliyoni n'amamiliyoni akajya kumvisha ibyo bintu by'amatiku. Inkamwe koko mujye mwicara mwigaye noneho ejo bundi abasaza nabonye bari gutongana, niba bari gutongana ngo bapfe ibiki, nuko niba bari gupfa ngo Mama Sharirene niba byaragenze bite. Ariko hagati aho ngaho barumva ngo Mama Sharirene ngo sinzi umuperezida w'ikipe n'uw'abafana n'uw'ikipe ngo ugiye kumushaka nyuma yaho ngabonye ngo umugabo agize atya ngo akaba agiye kwishakira mu diaspora mu buryo bw'amagendo. Ngaravuga ati sha reka nze nkwereke nanjye, reka nze mite ncitura umuntu. Urumva rero witwa Mama Sharirene ashobora ngo kuba nawe ngo afite umwe mu baperezida, niba ari uw'ikipe
niba ari umuperezida w'abafana ayo makuru ntabwo ndayegeranya neza ngo mbanze nyashyire ku murongo, ariko ayo makuru yo agize ati arahari ku mihanda rwose, mba ndi kugenda nyakurikirana 5 kwa 5, hari igihe nzaza mpite nyavuga, mpite nyavuga, urumva mara kuyavuga nyine nuko birangira uko.